urukundo hari umuntu uba mu rukundo ruri toxic, rukundo ruba utamizi neza, utishimye, hari mwirirwa murakaranya, mwirirwa muteshanya umutwe, atagukunda. Yes, birashoboka atagukunda, ko nta muntu wagukunda ngo ajye yirirwa akora ibintu bitari byiza. Uyu munsi rero nje kubabwira ibimenyetso, ibintu byerekana ko urukundo urimo, my friend, nta nuza, nta ntego yarwo, nta ntego. Burya urukundo ruba rwiza iyo hagati y'abantu babiri babanye bishimye, iyo hagati y'abantu babiri bakundanye bya nyabyo, iyo hagati y'abantu babiri buri wese yishimira kuba afite undi. Iyi minota 2 yonyine umuhamagare, ari we buri munsi uhamagara, ari we buri munsi wohereza message kuri WhatsApp, dore niwe wa mbere ukwandikiye, kuri SMS zisanzwe niwe ukwandikiye, call niwe uguhamagaye. Ibyo se ni ibiki? Ibyo ngibyo bikwereka ko uba uri mu rukundo wowe wenyine, wowe ni wowe ururimo wenyine nyine. Mbere yuko ngeraho, ubundi kukimutanga imfunguzo z'abasheri, kukimuha abasheri banyu imfunguzo z'amazu yanyu, muzi ko mukora mabi, muzi ko hari ibintu bibi mukora, muzi ko mubaca inyuma. Ibimenyetso rero, icya mbere kikwereka ko umuntu uri mu rukundo rutari stable, uri mu rukundo ruri toxic, ni igihe ibihe byiza kuri abantu mwese, kuri mwe mwese mudukurikiye, abantu mukurikiye Shine TV, abantu muturebera impande n'impande, abantu mugenda mutwereka ko mukunze ibyo dukora, natwe turabakunda. Ubushize nanjye ndumva nangiye kuvuga ikinyarwanda nk'icy'abana. Igihe gishize twaganiriye ku rukundo, babwira buryo ki mugomba kubwira abantu mukunda, ugomba kwita ku muntu ukunda, ugomba nyine kumuha all affection, ku buryo urukundo rwanyu rugenda ruzamuka. Nanjye rero niyo mpamvu mbere yuko ntangira ibindi byose, nagira ngo mbanze mbabwire ko mbakunda. Niba unkunda nawe byandike muri comment, uvuga ati nanjye ndagukunda Diana, nanjye ndagukunda, nanjye nkunda Shine TV, nkunda ibiganiro byanyu. Yes, mutwandikire muri comment, mugende mutubwira ko mugenda mubona ariko n'ibintu. Hanyuma rero, mbere yuko dutangira ikiganiro, mbere yuko twumva ikintu uyu munsi mfite kubabwira, reka mbanze mbasabe kubanza gukora subscribe. Guys, please kora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification uko tugiye twaploadinga ikiganiro. Ndabizeza ko ibiganiro ngiye kujya mbagezaho, oh my god, ni byiza cyane. Yes, hanyuma rero nizere ko mwamaze gukora subscribe, sibyo? Kamba amasegonda 2 yo gukora subscribe. Mwayikoze? Yes, thank you. Uyu munsi rero nje kubabwira iki? Uyu munsi tuje kuvuga kuba mu rukundo rubi. Hari umuntu uba mu rukundo ruri toxic, rukundo ruba utamizi neza, utishimye, hari mwirirwa murakaranya, mwirirwa muteshanya umutwe, atagukunda. Yes, birashoboka atagukunda, ko nta muntu wagukunda ngo ajye yirirwa akora ibintu bitari byiza. Uyu munsi rero nje kubabwira ibimenyetso, ibintu byerekana ko urukundo urimo, my friend, nta nuza, nta ntego yarwo, nta ntego. Burya urukundo ruba rwiza iyo hagati y'abantu babiri babanye bishimye, iyo hagati y'abantu babiri bakundanye bya nyabyo, iyo hagati y'abantu babiri buri wese yishimira kuba afite undi. Nimba ubaye mu rukundo uba uri kumwe nawe atishimiye ko agufite nk'inshuti, agufite nka girlfriend, agufite nka boyfriend, agufite nka fiancé, nk'umugore, wife, husband, no way. Nta rukundo rwo ruba rurimo
nta rugo urwo ngurwo ruba rurimo, nta cyerekezo cy'urwo rukundo ruba ruhari. Cyane cyane ndabwira abakobwa n'abahungu. Yes, hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ariko buriya ngo wamenya gute ko umuhungu agukunda? Ese wamenya gute ko umuhungu atagukunda? My dear, urabimenya. Iyo umuntu agukunda urabimenya. Trust me, iyo umuntu agukunda urabimenya bitewe n'uburyo kwitwaraho, sase bitewe n'uburyo muganira, bitewe n'uburyo gutreatinga, bitewe n'uburyo ni impamvu nyinshi ushobora kubona ko umuntu agukunda byanyabyo cyangwa se umuntu akuryarya. Nanjye rero Princess Diana ndi hano kugira ngo mbafashe, mbabwire ibintu bishobora kukwereka ko urukundo ubayemo atari urukundo rwa nyarwo, atari urukundo rwazakugeza ku ntego. Ngahibaze kuba waba mu rukundo imyaka 5 par exemple cyangwa 3, niyo yaba ari umwaka umwe ubuhagije, niyo yaba ari amezi, none ukazajya kumenya, ukamenya ko wa muntu atagukundaga. Eske waba waratera igihe? Waba waratera iki gihe? Waba umwanya wawe waba warawutereye iki? Mu by'ukuri ako kanya waba warabayemo, wakabaye warakundanye n'abandi, wakabaye hari ibindi wakoze, wa mwanya wamuhaga wakabaye warawubyaje amafaranga, za gifti, za bya bindi byose nababwiye, za surprise, byaba byarapfuye ubusa uramutse usanze umuntu muri kumwe atagize gute, atagukunda. Ibimenyetso rero icyambere kikwereka ko umuntu uri mu rukundo rutari stable, uri mu rukundo ruri toxic, ni igihe umuntu muri kumwe atakwizera. Trust me, kwizera buriya nicyo kintu cyambere gikomeza urukundo. Nta cyizere gihari, urukundo rwangiritse. Nta cyizere gihari, nta rukundo ruhari. Nta cyizere gihari, sinzi ukuntu urwo rukundo rwaba rumeze. Ubundi niba ukunda umuntu, you have to trust him, you have to trust her, kugira ngo nyine wumva ufite nawe rega n'amahoro. Burya no kwizera umuntu bitanga amahoro, sibyo? Kwizera umuntu bitanga amahoro. Hari ukuntu hari njye nganira n'abahungu bamwe na bamwe, ukumva arakubwiye ngo cyangwa ngiye ngo girlfriend anyanago mwizera. Why? Kubera utamwizera se? Ngo nka kuburi yangu yewe yagiye ngo mu birori, ngiyo yagiye, sibye ko ngubu turi muri corona nta birori bikiba. Ngiyo yagiye ahantu, ngiyo yagiye ngo gusura inshuti ze, ngo mba numva ngo nahango mpangayitse, mba numva wenda yananca inyuma, kuki wumva ko umukunzi wawe yaguca inyuma? Kuki wumva ko umukunzi wawe atari wowe wenyine afite? Kuki wumva ko hari abandi afite? Kuki wumva ko afite ajarajara ajya ku mpande n'impande? Wumva se utari enough? Wowe ntago wumva wihagije muri wowe, ntago wumva nyine umuhagije. Ibyo ngibyo byerekana no kutigirira icyizere. Buriya nimba utigirira icyizere ngo wumve ko umukobwa muri kumwe ari uwawe kandi akaba uwawe wenyine, ntago mbizi ko ibyo bintu bizakora. Ntago mbizi ko ibyo bintu bizakora. Nimba ufite umukobwa ukunda, ufite umuhungu ukunda, ufite umugabo mubana, you have to trust him kugira ngo umubano wanyu ukomeze. Kandi ibyo ngibyo bitanga n'amahoro mu mutima. Kuko nk'abo bahungu bambwiye, ntabwo n'abahungu gusa, n'abakobwa barambwira ati shamva sheri wanjye rwose mfite umuhungu mwiza. Ibaze umukobwa avuga ati mfite umusheri mwiza, umusheri wanjye ni mwiza, cyangwa se umugabo wanjye ni mwiza, sinumva ko yaba ari njyewe nyine afite. Kuki wumva utari enough? Kuki wumva ko wowe utamuhagije kuri we? Wowe ntabwo uri mwiza se? Nawe uri mwiza. Kuki se yaguhisemo akagushaka? Kuki atagiye ngo afate ba misa, afate bandi bakobwa buri wese akabona kari biza? Nuko ari we wamunyuraga, nuko ari we yakundaga. Niyo mpamvu rero uba ugomba kwizera umuntu muri kumwe, umuntu mukundana ugomba kumwizera. Nk'uwo muhungu wambwiye ati sheri wanjye yagiye aha bikagenda gutya na gutya, nkamuhamagara 1 2 3, nkabona nanyitabye ndavuga ati none karabaye nkatangira kujya gushakisha, karabaye nkatangira kujya iwabo, karabaye nkatangira kugira gute. Icyo ni ikintu kirekana ko utifite icyizere. Ntabwo ufite icyizere ko urwo rukundo
uwo muntu ari uwawe, ntufite ko urwo rukundo ruzaramba, ntufite icyizere ko uwo mukobwa cyangwa se umugabo ari uwawe. Kuki utigirira icyizere guys? Mwigirire icyizere, mwizere abo mukundana. Nimba umukobwa inshuti yakubwiye ati sheri ngiye muri party, wenda ndarara, abashuti banjye bafite ikirori, wenda ndarara ngiye muri anniversaire, uku niwumve ko ari bugende ngahuremo n'abandi basore. Kuki umva ko ahuramo n'abandi? Yakwemereye urukundo abariba, yakwemereye ko agukunda abareba. Ntabwo ari wenyine amuteretaga, ntabwo ari wenyine wamubwiye ko umukunda, kandi hari n'abandi bamuterese banakurusha ubwiza, cyangwa bakurusha n'amafaranga, cyangwa bakurusha n'urwo rukundo uvuga ufite, ariko yarabanze kuko baramukunda ariko ntago abakunda. Niyo mpamvu rero kwizera umuntu muri kumwe ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bigira gute, bikomeza urukundo, ni ibintu bituma urukundo ruramba. Wowe muntu nkurikiye utizera umukunzi wawe, basi bigerageze ubundi uzambwire ko bitazakora. For real bizakora. Icyizere nicyo cya mbere, icyizere cyubaka urukundo, icyizere ni byose, icyizere mbese sinzi. Ikindi kikwereka ko urukundo urimo ruraho gusa, nta kamaro, ubona nta kintu bizagezaho. Kubeshya. Buriya kubeshya mu rukundo ni ikintu kibi, ni ikintu kibi 100%. Ubundi umukunzi wawe ni umuntu uba ugomba kubwiza ukuri kuruta n'abandi bose. Ati kubera iki? Umukunzi wagomba kumubwiza ukuri kubera ko akukwiriye, kubera ko akugomba, agomba ukuri kwawe. Ni umukunzi wawe, uramukunda, nta mpamvu yo kumubeshya, nta mpamvu yo gusohoka utamubwiye, nta mpamvu yo kumubwira ngo sheri ngiye mu kazi, kandi mu by'ukuri wasohokanye n'abahungu b'inshuti zawe. Sheri ngiye aha n'aha, ufashe imodoka urazamutse ugiye Gisenyi n'abatipe b'inshuti zawe cyangwa se n'abakobwa b'inshuti zawe. Uramubeshye ngo wenda nagiye hehe, ndi mu rugo, kandi wenda wibereye ahandi hantu. Kubera iki? Kubeshya bimara iki? Kubeshya nta kindi bimara usibye nawe ubwo uba wibeshya, pe. Ntago ari byiza kutabwiza ukuri umukunzi wawe, ntago ari byiza kumubeshya, ntago ari byiza kumubeshya ngo iki n'iki. Ntago ari byiza kumubeshya ko umukunda utamukunda. Hari abasore noneho b'iki gihe sasa, bamwe muri bariko, kuko njye ntago njya mvuga ingero, ntago njya mvuga ibintu gutyo, mba mvuga ingero from the experience. Mbanzi umuhungu ati njyewe uriya mukobwa reka mubeshye ko mukunda, reka mubwire ko mukunda, kuko bazi ko bakobwa nyine ngiyo babwiye ko bakunda iki sumbaza ukuntu ibintu mwisetinze, reka mubwire ko mukunda kugira ngo nzabashe kubona uburyo ki ndyamana nawe. Seriously? No. Ibyo ntago ari byiza. Ubeshye umuntu ko umukunda just kugira ngo uhavinge sex nawe. Kubera iki se? Uzi ko biruta no kugenda kwambwa ati you know what, ngewe ndakwishimiye, nakwishimiye, can we have sex? Ko bimusaba bikuruta kuba wagenda ukamubwira ngo ndagukunda, mukamarana ayo mezi 3 muryamana utamukunda. Sibye ko no kuryamana utarakora ubukwe nabyo ntago ari byiza. Hano hari umuntu mbonye useka ariko buramba numiwe, sibyo? Ntago ari byiza kuryamana n'umuntu mutarakora ubukwe. Yego, ariko nanone niyo byanze, kuko biranga, ntago twa blaming ababikora batarabukora. Niyo byanze, wibeshye umwana w'abandi, ngo umubwire ngo ndagukunda utamukunda kugira ngo uryamane nawe. Byonyine birakumarira iki?
usiko ushaka uwo muntu uri gukinisha ko umukunda, ushaka gushiduka we yagukunze bya nyabyo. Ngahibaze, ibaze ukuntu ugiye kumubabariza umutima umunsi azamenya ko wamubeshyaga. Ibaze uburyo cyazababara. No, rega guys, tujye twishyira mu rugero rw'abandi. Naho ubwo se abaye ari ngewe nkorewe bino bintu byagenda bite? Abaye ari ngewe ubeshywa urukundo, abaye ari ngewe umukobwa ambeshya kankunda, ngazasanga cyaragenze gute hatankunda. Wumva akababaro wagira, wumve kugira ngo uzajye kumwikuramo, wumve igihe bizafata kugira ngo wongere ujye mu rundi rukundo, wumve icyo gihe cyose uzabutaye. Nurangiza kumva ku kababaro, uhite wishyiramo kugira gute, uhite wishyiramo uburyo ki nawe yababaye. Uhite wishyira muri ako kababaro, wumve nawe ako gahinda. Numva ukuntu biba bimeze, birababaza kubeshywa mu rukundo, birababaza none cyane kubeshywa ushaka kugira ngo uryamane n'umuntu. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Ubwira umuntu ko umukunda ubikuye ku mutima, ubwira umuntu ko umukunda. Mbese hari n'abandi noneho bajya mu rukundo, umuhungu pe mukunda nagukunda nagukunda byanyabye, igihe kikagera umwe muri mwe bw'urukundo rugashira. Ntubimubwire da, kuba ati no nago nawe mubwira nyine, ubu se yabyakira ati nase uzakomeza wishe ikinyoma kugeza ryari? Nago ukuri kujya kureka kugaragara, nubwo washira igihe kingana gute, ukuri kugira gute kuragaragara. Niyo mpamvu ibintu byo kubeshya ibintu ntabwo ari byiza. Mubwizanye abakunzi banyu kuri, mubabwize ukuri, ni aho ugiye hose umwemfarme, icyo ugiye gukora umubwire. Hari n'abasabana gahushya mutarana abana ati ubwo se namusaba guhushya for what? Yes, ugomba kumusaba gahushya kugira ngo nyine yumve ko nawe hari agaciro afite mu buzima bwawe, ko mugashiri rero bimeze gutya. Can I go? Kubwa nawe ndabizi ntabwo yavuga ngo no, kuko avuze no simbizi ntabwo yavuga no, sibyo? Ugomba kumwinforma, akakubwira ati nta kibazo, akamenya unamutse nawe n'ikibazo n'ahantu yagusanga, sibyo? Ikindi rero, ikintu cyo kugira kuba ari wowe ushyiramo effort kuruta undi. Mu rukundo ntabwo bavunishana. Mu rukundo nta muntu uvunisha undi. Urukundo ni urwa babiri. Urukundo mwese mugomba kugira gute, kurwuhira. Ugomba kwereka ko umukunzi wawe nawe hari effort uri gushyiramo, hari imbaraga uri gushyiramo. Naho umuntu ugasanga umuntu ni we ufatiye ya mbere kuguhamagara. Ibaze buri munsi ni uguhamagara, ukwezi kurashize we nta nubwo uranafata n'iminota 2 umuhamagari. Iminota 2 yonyine umuhamagari, ari we buri munsi uhamagara, ari we buri munsi wohereza message kuri WhatsApp. Dore niwe wa mbere ukwandikiye, kuri SMS zisanzwe ni ukwandikiye, call ni uguhamagaye. Ibyo se ni ibiki? Ibyo ngibyo bikwereka ko uba uri mu rukundo wowe wenyine, wowe ni wowe ururimo wenyine nyine. Kuko umuntu uri mu rukundo n'undi ntago numva ko buri wese atahamagarana, buri wese ahamagara undi, buri wese aramwandikira, buri wese ahangayikishijwe n'undi. Bivuze ko nimba umusheri wawe ari wowe ugira uruhare rwinshi muri communication, uruhare rwinshi mu kugira ngo urukundo rukure, trust me, urwo rukundo ruri toxic. Urwo rukundo wapi na ahantu ruri kugana, you better usohoka ukagenda, kuko ukagenda kare utarababara umutima wawe. None se yes,
nimba uri wowe ufata iya mbere ni wowe umuha gift za buri munsi, we nta nubwo aranibwiriza n'umunsi wa rimwe, even no ku isabukuru yawe ntaba biza abibona bagupostinze cyangwa nawe washyizeho ngo it's my birthday. Ibyo ni ibibazo. Ntago numva ko umukunzi wawe nyine agomba kugira gute, mwese mugomba gushyira effort mu rukundo rwanyu. Niba nta effort rero mwese mushyizemo, trust me, na hano muri kugana naho pe, naho nimba ari wowe ufashe, ari wowe ufata iya mbere mu kugira gute, mu kuhira urukundo rwanyu. Ikindi rero, wishanya amabanga. Kuki mwishanya amabanga? Amabanga yanyu mugomba kuyasharingana. Ugomba kubwira umukunzi wawe ibanga ryawe, nta banga mugomba guhishanya hagati yanyu. Nta banga mugomba guhishanya hagati yanyu. Nimba hari ikintu cyabaye ugomba kumubwira, nimba hari ukuntu bimeze ugomba kumubwira. Buri kimwe cyose agomba kuba ari we secret keeper wawe. Nta kintu na kimwe ugomba guhisha umukunzi wawe. Ngaho ibaze noneho kugira ngo umukunzi wawe agire ikintu aguhisha, uzacyumva ahandi. Cyumva ahandi tu bivugwa gutyo. Umukunzi wawe sheri wawe bimeze gutya na gutya. What? Nago bizi ibyo bintu n'ahantu wigeze unabyumva. N'ahantu wigeze unabyumva ubyumvisha ahandi. Se my friend, uri muhe mwanya? Aho ngaho uri muhe mwanya? Njye nicyo kibazo ndi kukubaza. Nimba arenga akajya kubibwira undi, wowe uhari uri muhe mwanya? Uwo mwanya wawe nuwuhe? Uri ku mwanya wa kangahe? Simbizi, wibaze wisubize. Gusa ibyo nabyo biri mu bintu bigaragaza ko urukundo rwanyu nta terambere, uri mu rukundo rubi, uri mu rukundo rudafite aho rugana. Yes. Ikindi gikabije gucana inyuma. Gucana inyuma ubwo birimo gutendeka. Ndabihuza. Kuki inyuma umukunzi wawe? Cheating. Ireze. Hari akantu ejo bundi nabonye ngo turi mu isi y'abantu bacana inyuma ariko badashaka gucibwa inyuma. Why? Kuko barabizi ko atari byiza, birababaza. Dushaka guca inyuma abakunzi bacu, ariko twe ntago dushaka gucibwa inyuma. Twebwe tubaca inyuma ariko bo niba duca inyuma. Kubera iki? Kuko bazi ko ibyo bakora atari byo. Nta muntu ucana inyuma wifuza ko umukunzi we yamuca inyuma. Kubera arabizi nyine, birababaza bimenye. Hari n'abakwiyahura. Nene se nimba uzi ko gucana inyuma ari bibi, kucyo wo bikora? Kucyo uca inyuma uwo mwashakanye? Kucyo utendeka umukobwa mukundana? Kucyo utendeka umuhungu mukundana? Harabona umvishe ngo wabaho ute se muri no Kigali? What? Iyi Kigali se noneho simbizi nimba wenda abantu baba bacana inyuma hari babaha amafaranga, ariko nawe wakorera yawe. Ariko si nibyo gusa, hari n'abacana inyuma kugira ngo nyine ari nk'ingeso mbyemye ko mbibona, cyangwa se ariko yamenyereye. Hari umuntu udashobora guhazwa n'umuntu umwe. Kubera iki? Ni byiza rero ko ureka gukundana, ahubwo ukibera umuplayer bikarangira, ukajya wirirwa basimburanya buri munsi, ariko nta numwe ufite ngo uyu nguyu ni sheri wanjye. Kandi nabo ngabo ugiye kubacanaho inyuma, abo ngabo mugiye kubikorana, ukabanza ukabibabwira ati njyewe ntago ndi mu rukundo, ndashaka ko dukora affaire ubundi bikarangira, ukagenda nanjye nkagenda. Ibyo biba ari byiza, muba mubaye honnête cyane kurusha kuba wabwira umwana w'abandi ngo uramukunda, ejo akaza kugusura akagufata. Cyewe nzi umukobwa byabayeho, umukobwa yari afite umuhungu bakundana bamaranye imyaka 5. Can you imagine 5 years bakundana? Urumva
imyaka 5 bakundana, umuhungu ari wa wundi udashaka kubona ko ari umuhungu ushaka guca inyuma umukunzi we. Guess what? Ngo byagenze gute? Mbere yuko ngeraho ubundi kukimutanga imfunguzo z'abasheri, kukimuha abasheri banyu imfunguzo z'amazu yanyu, muzi ko mukora mabi, muzi ko hari ibintu bibi mukora, muzi ko mubaca inyuma. Ntabwo ari byiza. Nimba muzi ko muca inyuma, wimuha imfunguzo zawe, kuko end time yaza. End time yaza iwawe da. Hakaza yes, akaza kareba ko shiri wese bimeze bite. Hari n'abakobwa agenda bakabakwira n'amasuku. Yes, ashaka kuza aje kukureba, shiri wanjye se yakoze isuku, imyenda yirafuze. Ariko ibyo ngibyo ngiye sinjya mbyemera. Ibyo ni yindi sije simbizi. Narindi kubabwira ukuntu rero uwo mukobwa byagenze. Umunsi umwe yarafite urufunguzo rw'inzu y'umu boyfriend we, aragenda. Noneho umukozi w'uwo muhungu yarabizi ko ngo ari sheri. Hari ukuntu nyine abakozi babazi umusheri wa nyawe, ariko bazi ko boss wabo asanzwe aca inyuma uwo musheri. Umukozi amubonye arikanga, arumirwa. Hey, umukobwa aragenda arinjira. Agira gute? Yicara muri saro. Umuhungu asohotse arumirwa, bati toka satani, ibi ni ibiki? Indi kurota cyandi kugira gute? Gusa nyine yidefanda mu makosa ye, ngabite n'umukobwa arasohoka. Yidefanda mu makosa ye, ati waje ngaha mu biki, kuki utambwiye, kuki utamamagaye, kuki ibiki n'ibiki. Umva usukuni ya mutreatinze, yamufashe nabi, n'abana musohora nabi. Yarishe rero bamaranye imyaka 5 mu rukundo. Ibaze uwo muntu se yaramukundaga? I don't think so. Ntabwo yamukundaga. Ntabwo yamukundaga kuyeza kumukunda, byibuze no kumuha n'agaciro. Ye kumuha agaciro akamwereka ko nubwo yamuciye inyuma ariko abisabira imbabazi, cyangwa byibuze anafite muwe ari ibintu byamugwira. Ariko we yambwa tumva get out, sohoka mvira mu nzu, nge ntago nkunda abantu baza bataneguje. Ngahibaze umukobwa yabaye disappointed, arumirwa, arasohoka, amara icyumweru atarya atanywa. Ukwezi kurashira, ararwara, ajya kwa muganga. Arumirwa, ibintu bibaho kubera iki? Yarahemukiwe. Ntabwo ibyo bintu yabye expectingaga mu rukundo rwe. Ntabwo yatekerezaga ko umukunzi we yamukora ibyo bintu, ariko yarabimukoze. Gusa nyuma burya ari gihe ubona ko wibeshyaga. Yaje gusubira inyuma, amusaba imbabazi, amugamba sheri ibiki. None wumve aramubabarira ku yindi nshuro, arongera abikora, aramubabarira. Wumve uwo mukobwa ukuntu yagerageje. Iyindi nshuro ya 3 arongera aramufata. Twafa ngayibaze, twafa zose amufata, amucheatinga. Gusa nuko amukunze? Oya, ntago amukunze. Gusa none umukobwa yafashe icyemezo, arareka, aravuga ati kankureke ngenda. Ko wumve byaramwafexe, ntashaka gukundana, ntashobora kugira gute. Abona abahungu bose akabona ni bamwe, kandi mu by'ukuri abahungu bitonda beza barahari, ntago ari bose. Niyo mpamvu rero mubwira ngo ntago gucana inyuma ari byiza. Nimba ufite ako kageso, senga Imana ikakubabarira, ko yonyine niyo yagukiza. Ubundi numara gukira aribwo uzajya mu rukundo. Ureke kubabaza imitima y'abandi bantu, ureke kubabaza imitima y'abandi bana. Ntago ari byiza rero. Ndumva twaba turekeye ibi ngibi. Ni ibintu byinshi bikwereka kuri mu rukundo ruri toxic, kudaguha agaciro umukunzi wawe, agutreatinga uko yiboneye, nta gaciro aguha mu nshuti ze, bona agufata nk'uko yiboneye. Nta mbese nyine nawe umuntu utagwaye agaciro urabibona. Amagambo akubwira iyo mwashwanye, kwa kundi mutongana no mugatangira no kurengera mukavuga amagambo mabi. Ibyo bintu ni ibintu bikwereka ko urukundo urimo, my friend, n'ahantu ruzagera. Nimba ubonye ibyo bintu, gerageza wihangane, urebe ko wamuhindura, umusengeri. Nahinduka ni byiza, ariko nubona bikomeje kwanga, bivemo, utazicuza nyuma. Kuko burya kuba ahantu
nta byishimo wakura, ndumva nta mpamvu yabyo. It's better ko usohoka muri urwo rukundo, uzabona undi, ukazashaka undi uguha agaciro, ugukunda ukuri, ugukunda ukuri wowe nkawe, utaguca inyuma. Kandi abo bahungu bariho n'abo bakobwa bariho, trust me, bariho. Yes, hanyuma rero ndumva twarekera aho ngaho, tubifuriza kugira urukundo, tubifuriza gukundana, tubifuriza kuba mu rukundo rudacitinga, urukundo rutaryarya, urukundo rwubahana, urukundo rwizerana, urukundo mbese rwa rukundo ubamo nawe ukumva ko wahiriwe, nawe ukavuga ati ndi umugabo uhiriwe, cyangwa se ndi umugore uhiriwe, cyangwa se ndi umukobwa uhiriwe. Yes, kandi byashoboka. Yes, reka rero mbashimire mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro, tubizeza ko ibi ngibi ari akagaruka, ama interview abahanzi musanzwe hose tuzabagirirayo, nta mupaka dufite kuzashyira muri bino bintu, kandi nubwo duteze kuzabireka kuko dukora ibyo dukunze. Yes, reka mbifuriza ibihe byiza, mukomeze kwirinda COVID-19, Imana ibarinde, mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukomentinge, mutubwire aho bitagenda neza, mbese nyine mutubwire ibitekerezo byanyu turabikeneye. Hanyuma ibihe byiza, Imana ibarinde, ndabakunda, bye.